Mu mujyi wa Musanze ibyapa byari bisanzwe bisoreshwa nibishinze hirya no hino ku mihanda aho biyobora abahisi n'abagenzi bakenera serivisi zinyuranye zitangirwa mu bigo byikorera n'ibya leta. Uhasohotse itegeko rishya rivuga ko ibishushanyo n'amagambo cyangwa se amarangi yamamaza nayo agomba kwishyurirwa na ba nyiramazu. Kuko ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bubitangaza ngo inama njyanama yako yashimangiye iryo tegeko ivuga ko kumaza afite imiryango myinshi hishyurwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 300 na 400 n'ibihumbi 80 ku mazu mato. Bamwe mu bacuruzi baganiriye na RBA kuri ingingo iryo tegeko ntabwo barifiteho amakuru ahagije kuko rije ari rishya. Kugeza ubu nta nyandiko y'akarere nta n'ibaruwa y'umuyobozi wari we wese mfite insobanurira ko ibi byapa byanjye biri ku nzu bigomba gusora. Ntabyo twamenyeshejwe. Ariko na n'ubu ntabwo ndabyumva neza kuko kuba hari umuntu w'umucuruzi ufata inzu yose akayagenda yandikaho. Abacuruzi baravuga ko bakeneye ko akarere kari basobanurira neza kandi hari n'abemeza ko nibamara gusobanukirwa neza iryo tegeko rigenga imisoro yakwa n'akarere bashobora gusiba ayo mashusho n'amagambo mu gihe baba basanze bisaba amafaranga menshi. Aho kugira ngo umuntu abe yafata business yabe yasiba abe yagira gute ahubwo Rwanda Revenue yasobanurira iryo tegeko abantu bakaryumva noneho n'umuntu yajya kwandika icyo cyapa cyangwa se publicité ku nzu ye cyangwa ashaka gushinga icyapa akamanza kureba ko byibuze kinajyanye n'urushoro cyangwa na business akora. Ariko kumva baraguca nk'ibihumbi nka miliyoni irenga hejuru yo kwandika ku nzu urumva ushobora gukora akantu gatoya urarihira amafaranga make y'ibindi ukabisiba. Mu kiganiro twagiranye kuri telefone n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Musanze Rutaremara Emmanuel yavuze ko iyo misoro yashyizweho n'amategeko kandi agomba kubahirizwa. Ikindi kandi kuri bo ngira itegeko ryaje ari nk'igisubizo kigamije guca akavuyo k'amarangi asigwa ku mazu y'ubucuruzi mu mujyi. Ngo ayo magambo n'amashusho yamamaza ahanini usanga arusha imbaraga n'ibyapa ari nayo mpamvu bagomba kuyasorera. Umujyi ugomba kugira isuku. Ibyo nyine turabisoresha kugira ngo ndetse bigasora amafaranga menshi kugira ngo tuzisikareginge abantu bapfa kwiyandikira ku maseri bishakiye kuko izi akaba iteye irange amarangi meza ajyanye n'umujyi kuko kenshi ishatse rero turabisoresha. Hari icyapa gishinze, hari icyapa electronique, hari ugutera irange inzu yo kwamamaza byose birasora. Gusa wenda kuba batabizi bashobora kuba wenda iryo tegeko batari barizi ariko aho abantu babwira itegeko nyine za resistance zigomba kubaho byanze bikunze ariko bagomba kubikora ko iyo itegeko bagomba kubishyira mu bikorwa. Ubusanzwe hirya no hino mu mijyi amahoro yakwa ku cyapa yishyurwa ku mwaka n'amafaranga y'u Rwanda agera ku 20 kuri metero karimwe y'ubuso bw'icyapa. Naho icyapa kitujuje ubuso bungana na metero karimwe gisora amafaranga 10,000 ku mwaka. Twishime Jadofis RBA i Musanze mu ntara y'Amajyaruguru.